ese igihe nikigeze bavanywe Islam. Allah aratubwira ati alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah, igihe nikigeze cyo gutangira umuntu akavuga ati ngiye gusana indi seri. Ese hari ikindi gisigaye kureba bavanywe Islam? Ntabwo tumaze kubona ibintu intumwa y'Imana yavuze ati antalidal amata rabbata, ntabwo tumaze kubona ababyeyi bibyarira basobuje. Umubyeyi akabyuka saa 11 kugeza saa 12 ategereje umwana yabyaye akamwosa akamunera, ariko ategereje kamuha igihumbi bavanywe Islam. Iyi ni yasi turiho, bamwe bavuga ngo idasakaye. Intumwa y'Imana yamaze kuvuga ati ad-dunya mal'una mal'una ma fiha, isi ni ikivume n'ibiriho n'ibivume. Naho dukurikije izi nama eshatu, izi nama intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yagiriye Abu Darda wa Abu Huraira wa Abu Dharri, dushobora gukemura ibingana na 70% y'ibyago n'ibibazo n'ibizazane duhura nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ku bantu binagaragara ko aba basahaba batatu inshuti yabo yakadasohoka yari intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, ariko twebwe iyo urebye muri iki gihe tutaranatangira n'isomo bakakubaza inshuti, ntushobora gusangamo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, atari uko yanze ariko nuko utayizi. Iki cyicaro cya gatanu umwanditsi rahimahullah nuko yacyanditse aratubwira ku swala ya duha, iswala y'agasusuruko benshi dukunze gukora, benshi tuzi ibyiza byayo, cyangwa se nitunabizi tuzi ko ari sunna, kubera ko turamutse tubajije wowe usari salatu duha niki uyikuramo, ikintu bamwe benshi cyangwa se bamwe mu bantu batubwira nuko iyi salatu duha bayikora kubera ko ari umugenzo w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Hanyuma uyu munsi tukaba turi burebe ese duha niki, itangira bijyari, ese ibihembo byayo ni ibihe. Ibyo byose nubikusanya biri buguhe imbaraga ndetse n'umuhate wo kujya udacikwa iyi salatu duha dukunze gukora rimwe na rimwe, cyangwa se tukayikora twabonye akanya. Bavanywe Islam, ibi ni ibikorwa bito tubona ko ari bito imbere yacu, ariko imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala bifite uburemere buhambaye. Umwanditsi rahimahullah Allah mugirire mu aratubwira ati warada an Abi Huraira wa Abi Darda wa Abi Dharr, abana abasahaba batatu iyi hadith yaturutseho cyangwa se bagiye bayigaragarwaho bavuga ko intumwa y'Imana yatubwiye gutya, intumwa y'Imana yatubwiye gutya. Aba basahaba n'abasahaba bakomeye cyane tuzi. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iratubwira iti kullu minhum yaqul, muri aba basahaba batatu baratubwira bati awsani khalili bi thalathin, ngo umukunzi wacu yatugiriye inama zigera ku bintu bitatu. Mu jambo ry'icyarabu iyo tuvuze khalili, umukunzi aba ari umukunzi w'umwihariko, uko mushobora kuvuga muti mfite inshuti zigiye zitandukanye. Hari inshuti nyanshuti, hari inshuti isanzwe, hari inshuti magara, hari inshuti koya. Iyo umuntu afite inshuti akayita khalili, nuko nta yindi inshuti baba bahuje. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iri jambo khalili yaravuze iti umwe mu basahaba yari kumugira inshuti iyo ataza kugira Allah khalili. Iri jambo rero ni ijambo rikomeye cyane ku bantu, binagaragara ko aba basahaba batatu inshuti yabo yakadasohoka yari intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Ariko twebwe iyo urebye muri iki gihe tutaranatangira n'isomo bakakubaza inshuti, ntushobora gusangamo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, atari uko yanze ariko nuko utayizi. Ibi ndabivuga kubera ko bitubaho buri gihe. Impamvu tutagira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam inshuti nuko tutayizi. N'impamvu tutayizi nuko tuticara ngo dusome amateka yayo bavanywe Islam, kuko umuntu wasomye amateka y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam aba ayizi kandi ayigira inshuti ikomeye cyane, kuko iyi ni inshuti idatenguhana. Izindi inshuti zose zishobora kugutenguha, ariko inshuti intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam nishobora kugutenguha. N'amagambo yasize ntashobora kugutenguha iyo wayakurikije. Dukomeje rero kuri ibyo bintu bitatu, Abu Darda
Abu Huraira na Abu Dharri batubwira ku bintu bitatu aribyo tugiye kureba: rak'atay duha, raka ebyiri za duha. Intumwa y'Imana yabagiriye inama cyane ibabwira nyamuneka mujye murangwa n'iyi swala ya salatu duha, kabone nubwo yaba ari raka ebyiri. Wa siyami 3 ayami min kulli shahri, no kurangwa no gusiba iminsi 3 buri kwezi, ubwo ni ayyamul bayd. Iyi minsi y'imyeru mu kwezi bamwe mu bamenyi bavuga ko iboneka tariki 13, 14 na 15 z'icyarabu. Abandi bakatubwira ko nk'uko tubisanga muri iyi hadithi ni iminsi 3, ushobora kuyisiba mbere cyangwa se nyuma cyangwa se hagati mu kwezi. Almuhim, ikibanze nuko ugomba kuyisiba. Izi nama zirakomeye bavandimwe wa Islam. Gusari salatu duha raka ebyiri, ukarangwa no gusiba ino minsi 3 buri kwezi. Wa an utira qabla an anam, no kurangwa na witiri cyangwa se kurangwa ni swala raka imwe ya witiri ugiye kuryama. Ibi bintu bitatu umwe mu bantu cyangwa se umwe muri twe turamutse tubikurikije, ibi bintu byonyine birahagije ko twakemura nka 70% by'ibibazo byose dufite. Muri iki gihe ibibazo byugarije abantu ku buryo umubare w'abantu biyahura wabaye mwinshi, umubare w'abantu binaga mu biyobyabwenge kubera ibibazo wabaye mwinshi. Kubera iki? Kwirengagiza iyi nshuti intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, no kwirengagiza amagambo ye cyangwa se sunna ze. Ibi bintu iyo urangwa nabyo ntushobora kwisanga muri bano bantu. Muri iki gihe ushobora kuba wisanze cyangwa se warisanze mu bantu bicaye bakavuga ati uwakwiyahura. Iki kintu ni ikintu gikomeye bavandimwe wa Islam. Byibuze no kuza mu mutwe wawe, uwakwiyahura ubu buzima bumaze iki? Bishobora kuba byarakubayeho, cyangwa se bikaba ku nshuti yawe, cyangwa se bikaba ku muturanyi, bitewe n'ibibazo isi yugarijwe nabyo. Kandi ibibazo nanone twiterereza, kubera ko Allah aratubwira ati wama asabakum min musibatin, nta bibazo bibageraho mu byo mboherereza. Ahangaha ibibazo Allah yashyizemo min tab'idiyya cyangwa se min ishaka gutandukanya ibintu bibiri, kubera ko harimo icyo bita masaib, hari ibibazo bibaho ari ibigeragezo kuri wowe Allah aguteje kugira ngo arebe kwihangana kwawe. Hari n'ibyo bita ma'aib, ibibazo bikubaho ari wowe wabyiterereje bitewe n'ibyago cyangwa se n'ibyaha witerereje. Allah aratubwira ati wama asabakum aw fama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Bimwe mu bibazo byinshi bibageraho ari uko mwebwe mwabigizemo uruhare, ariko Allah akarenzaho cyangwa se agasoza aya agira ati wa ya'fu an kathir, ariko Allah yirengagiza byinshi. Benshi muri iki gihe binjira muri toilette mathalan, ni ikintu cyoroshye cyane, badasomye iduha kubera ko toilette z'iki gihe zisigaye zirimo amatara, ziri mu cyumba cyangwa se ahantu hadateye ubwoba, ahubwo no usibye no kwibagirwa iduha twinjiramo turi kurya kubera ko ari ahantu hameze neza. Biroroshye kuba amashayitani yagufata bitewe n'uko wirengagije kwinjiramo usomye iduha, warangiza ugakoreramo n'ibindi bintu, ukareberamo amafilime cyangwa se ukanariramo n'abantu banarya muri toilette kubera ukuntu zisigaye zimeze. Ariko Allah ya'fu an kathir, Allah yirengagiza byinshi, ntagire ibyo aguteza, agakomeza akakurinda. Kubw'ibyo rero bavandimwe wa Islam, ibibazo byose dusigaye duhura nabyo nitwe tubyiteza. Naho dukurikije izi nama eshatu, izi nama intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yagiriye Abu Darda wa Abu Huraira wa Abu Dharri, dushobora gukemura ibingana na 70% y'ibyago n'ibibazo n'ibizazane duhura nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndabisubiramo: swala ebyiri cyangwa se raka ebyiri za duha, ugashyiraho n'isomu 3 cyangwa se gusiba iminsi 3 buri kwezi, hanyuma noneho no gukora witiri ugiye kuryama. Ese tubajije ninde uheruka gukora witiri hano, cyangwa se witiri wibaje ku giti cyawe uheruka gukora witiri ryari kitanatwara n'iminota 2?
Naam, dukomeje rero umwanditsi akomeza atubwira ati wama hiya salatu duha, ese iswala y'agasusuruko cyangwa se iswala ya duha ni iyihe? Wama waqtuha, umwanya wayo ni uwuhe? Wama thawabuha, ndetse ibihembo byawo ni ibihe? Umwemeramana agomba gutekereza ibi bintu bitatu. Nimba ubonye sunna cyangwa se umugenzo w'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, icyo ubanza kureba urareba ibi bintu biri ukuri guturuka ku ntumwa y'Imana, hanyuma ukibaza uti ni ryari ibi bintu nabikora, ni gute, cyangwa se iyi sunna ishatse kuvuga iki, ni ryari nayikora, ese ibyiza byayo ni ibihe? Mu kumenya ibyiza byayo biguha gushyiraho imbaraga zo gukora iki, zo kugumya ubikora, kubera ko abatubanjije beza kanu yusari'una fil khairat, birukanyiraga gukora ibyiza, bakusanya barushanwa ibyiza. Hanyuma nyuma yo kubaza tuti ma hiya salatu duha, ese salatu duha cyangwa iswala y'agasusuruko yitwa duha tuzi ku zina rya duha ni iyihe? Wama waqtuha, ese isaha yayo ni iyihe? Wama thawabuha, ese ibyiza byayo ni ibihe? Umwanditsi hafidhahullah arasobanura ati hiya raka'atun yuraki'uha muslim waqtu duha, ngo ni raka zishobora kuba zigera muri ebyiri cyangwa kuzamuka umwemeramana cyangwa se umugaragu wa Allah asenga mu gihe cy'agasusuruko. Waqtu duha ni igihe akazuba kaba karashe cyangwa se agasusuruko nk'uko tubyita mu Kinyarwanda. Haythu yabda waqtuha min zawali waqtu nahyi, umwanditsi aravuga ati iyi swala itangira iyo igihe cyaziririjwe mu gusari kirangiye. Abavandimwe b'Isilamu, ninde uzi igihe cyaziririjwe gusari? Ni iki bashatse kuvuga? Naam, iyo izuba riri gucomoka ntabwo byemewe gusara sunna. Iyo umuntu amaze gusara salatu subhi cyangwa se salatu al-fajri, ntabwo byemewe kuba wasari indi swali yariyo yose. Ariko haraza kuba irengayobora, ariko nk'uko tubivuga cyangwa se nk'uko biri, nta muntu wemerewe gusari iswala nyuma ya salatu asubhi. Kuri umuntu amara gusara akahita avuga ati reka nshyireho ba'diya cyangwa se reka nshyireho sunna yanjye, ntabwo byemewe bavandimwe b'Isilamu. Iyi nayo ni faida dukuramo. Hari abantu benshi uzabona basari akahita ashyiraho iswala y'iki ya ba'diya nk'uko bisanzwe, yarasanzwe amara gusara izindi swala agashyiraho raka ebyiri. Hanyuma tumaze kumenya igihe iswala itangirira, iyi salatu duha itangira igihe cyabujijwe gusari kigeze, cyangwa se izuba rimaze gucomokamo neza, umuseke wavuyeho izuba ryamaze gucomokamo. Ba'da tulu'i shams, izuba rimaze kuvayo, haythu yaqdir bi 10 daqa'iq, mbese izuba rimaze kuvamo nk'iminota 10 gutyo, ila ma qabla adhanu dhuhr, iyi swala igakomeza. Ni ukuvuga umuntu ushaka kuyisara yayisari muri iki gihe, guhera izuba rivuyemo cyangwa se ricomotsemo mu minota 10 izuba rivuyemo, kugeza kuri mbere neza ya salatu dhuhri, mbere y'iminota 10 ya salatu dhuhri. Kullu hadha alwaqt tawil huwa waqtu salatu duha. Uyu mwanya tubonye ushobora kuba urimo nk'amasaha agera muri 5, ni umwanya wahariwe salatu duha. Umuntu ashobora kuyisengamo. Ese akazi ukora ibyo urimo muri aya masaha 5 ya mu gitondo, ntushobora gufata iminota hagati y'4 n'6 ugasari iswala? Birashoboka cyane umuntu aramutse iyi program, kuko birashoboka ko muri aka kanya ushobora gusohoka ukajya kunywa icyayi mu kazi, ukanatamporiza iminota igashira, ukaza utinze, cyangwa se ukajya mu biganiro, cyangwa se ugafungura iyi telefone isigaye yarabaye shayitani kuri twe, tujyaho amasaha 5. Birashoboka kuba wafata iminota hagati y'4 n'6 ukaba wakora iki?
ukaba wasariye salatu ad-duha. Hanyuma umwanditsi akatubwira ati kullu hadha alwaqt tawil waqtu li salati ad-duha, uyu mwanya muremure twahawe ni umwanya wo gusengamo salatu ad-duha. yusalliha mata sha, usengamo igihe ushaka muri amasaha. min hadha alwaqt fa inna thawabuha mutaaddid, kubera ko ibyiza by'iyi swala ni byinshi cyane. mbere na mbere tutarajya ku byiza by'umwihariko, uboneka mu bakora ruku, uboneka mu bakora sujud, uboneka mu basaba iduwa. Ntushobora gusara ngo bure iduwa, kabone niyo utazamura amaboko ariko harawugera ukavuga uti rabbana atina fid dunya hasana. uboneka mu bakora tasbih, ushobora kumara gukora iswala ukavuga ati astaghfirullah subhanallah. hanyuma wa ghairi dhalika, n'ibindi n'ibyo Allah agenda guhembera bitewe n'ibikorwa uri gukora bikwegereza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. lakin warada an-nas, ariko gihamya cyangwa se dalili yaragaragaye min jihati ukhra, mu rundi ruhande, annaha tuadil, iyi salati ad-duha tuadil 360 sadaqa haythu qala. bigaragara ko gihamya ituruka ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, ushobora kuba watanze sadaka ingana n'ingingo zawe 360. burya umuntu mu mubiri wagira ingingo zigera muri 360. abashakashatsi bajyanye n'ibya siyanse bagiye batandukanaho, bamwe bavuga ngo ni 206, abandi bakavuga ni 260, ahubwo zisubira kuba 206 umuntu amaze gusaza, kubera ko iyo umaze gusaza hari ingingo zigenda zibloka. murabizi hari ingingo zigenda zibloka abavandimwe w'Islam. ibyo wakora gukira umusore uri flexible, hari aho ugera wagera gutyo kumva wamize urubaho cyangwa se wamize rakrete, kubera izi ngingo zigenda nanone zikikuba cyangwa se zikifunga. mwumve abavandimwe w'Islam, iyi salatu duha iyo umuntu ayisaye abatanze sadaka mu ngingo ze zigera muri 360. ibi ngibi ntabwo tubikura mu bascientifique, ibi tubikura ku mvugo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam igira iti yusbihu ala kulli sulami min ahadikum, ngo iyo bukeye umwe muri mwe ashobora gutanga isadaka, agatangira ingingo ze isadaka. fakullu tahmidin sadaqa, iyo uvuze alhamdu ni ukuvuga iyo ushimiye Imana uba uri gutanga isadaka. wa kullu tasbihatin sadaqa, niyo uvuze subhanallah uba utanze isadaka. ila an qala, kugeza aho intumwa y'Imana yavuze ati wayajzu min dhalika rak'atani yarka'uha min ad-duha, ngo biranahagije cyangwa se umuntu ahemberwa izo sadaka iyo asayi raka ebyiri za duha, raka ebyiri zisanzwe ariko muri wa mwanya twabonye. fasulami huwa al-mifsal, iyi sulami cyangwa se izi ngingo ni ingingo fi jismi al-insan, ziba mu mubiri wa muntu, haythu fihi 360 mifsala, kugeza ubwo hari ingingo. ni ukuvuga iyo tuvuga ingingo naho inuza zigenda zihurira, aho imibiri igenda ihurira, ahantu hahinika hagera muri 360. watakfi hatani rak'atani an sadaqa tilka al-mafasil kulliha, biranashoboka rwose kuba umuntu amaze gusarira ebyiri za salatu duha akaba zitangiye sadaka. aha turagaruka ku bakinnyi. abakinnyi usanga basariza iswala akenshi bakunze kuvunika gake kubera Allah subhanahu wa ta'ala. ibi tuba tuvuga ni amagambo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala anyura ku rurimi rw'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Allah ati wa ma yantiqu anil hawa, intumwa y'Imana nigeze ivuga ibyo yivaniye mu bitekerezo bye cyangwa se bijyanye n'amarangamutima ye. in huwa illa wahyun yuha. abantu bakina, abantu bakora siporo, biragoye kubona umuntu usari cyangwa se urangwa n'iyi swala agira ibibazo by'imvune, agira ibibazo by'ingingo n'ibindi bigiye bitandukanye duhura nabyo mu zabukuru,
ahubwo dore noneho ibyo tugarijwe nabyo, abana bato basigaye barwara indwara z'abakuru, abakene nabo basigaye barwara indwara z'abakire, nk'uko ntabwo byari bisanzwe bavanywe Islam. Ugasanga umwana muto w'imyaka 17 arwaye rubagimana, ukibaza izi zari indwara zikena z'abantu bakuru bashaje, wenda bagifite imbaraga batagifite imbaraga, ariko usanga umuntu muto yazirwaye. Kubera iki? Allahu a'lam. Ariko nanone mu kibitera cyangwa se mu kituma zimwe mu ngingo Allah azitwambura, nuko akenshi tutazitangira isadaka. Buryo utangiye ikintu isadaka, Allah rushaho kukirinda. Inayo mpamvu uzabona bamwe mu basahaba bagiye basaza bakimeze neza, bagishoboye gusara, ariko mu kanya umuntu aragera mu myaka 38 agasarira ku gatebe. Wamubaza se wakoze accident? Ati reka ndumva umugongo bitagihinika. Subhanallah. Murumva atari ikibazo gikomeye? Ni ikibazo gikomeye bavanywe Islam. Hanyuma kora siporo zawe nk'umusore, wirinde indwara zigiye zitandukanye, tena unifashishe n'iswala. Watakfi hatani rak'atani ani sadaka, biraguhagije kuba ingingo zawe wazitangira isadaka ukoresheje ziraka ebyiri. Burya nitwumva ijambo wasta'inu bis-sabri was-salah, ntukaje twumva ari ibintu byo kwihangana gusa. Mukoresha kwihangana kwanyu iswala burya ni ikintu gikomeye cyane. Izi swala tuba dusari z'imigereka ni zimwe bazazana bagashyiraho kuri za zindi twagiye dusari z'itegeko ariko ntituzinoze. Izi swala zidufasha kwihangana nk'uko Allah subhanahu wa ta'ala bitubwira, mwifashishe amasengesho yanyu mu kwihangana. Ntabwo umuntu ashobora kwihanganira ubuzima bw'isi atarangwa mu bantu basari, ntabwo bishoboka. Mahma uko waba ufite umutungo kose, uko waba utavunika kose, iyi si irakuremerera iyo utaba mu basari, kugezaho umuntu agera hakiheba, akabura ibitotsi, akabura uburyamo, kandi afite igitanda cya 800 cyangwa se cya 1,000,000, ariko ugasanga umuntu aryama ku karita murusha ibitotsi. Iyi ni isi bavanywe Islam. Iyi ni isi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yavuze ati isi iza kuba ifite agaciro kangana n'ibaba ry'umu. Iyi ni yasi turiho bamwe bavuga ngo idasakaye. Intumwa y'Imana yamaze kuvuga ati ad-dunya mal'una ma fiha, isi ni ikivume n'ibiriho n'ibivume. Kubera iki? Ibyo dukeka ko bitanga umunezero si byo biwutanga, kuko iyo biza kuba biwutanga, uwaguze igitanda cya 3,000,000 yari kuba aryamira uryama hano ku karito nta narute. Ariko bil'aks, umuntu uryama ku karito cyangwa karara hanze aragona agacira n'inkonda, hanyuma umuntu uryama ku gitanda cya ibuyu subhanallah, akarara kanuye, umuzamu agasinzira, boss agakanu. Iyi ni yose. Hadha huwa ad-dunya, twirirwa twirukankaho. Wama al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Iyi si subhanallah, bamwe bajya bavuga ati ni no balance. Usanga umuntu ufite ibyo afite atabasha kurya, utabifite ari ubasha kurya. Hari umwe mu bantu yigeze kutwicaza aravuga ati wallahi mushime Imana no mukiri, mushime Imana kuba mugezeho mukagira inzara mugashaka kurya, twebwe byaratunaniye. Iyo ni ineme ikomeye cyane, ntabwo wayimenya utayibuze. Dukomeje rero kuri iyi swala ebyiri, ku byiza by'iswala ebyiri. Wa afdal waqtiha idha shaddatta al-harara ash-shams, noneho igihe cyiza cyo kwisara. Burya igihe buri bintu byose bigira ibihe byiza, bigira n'umwanya mwiza. Nkuko tubizi ko iswala nziza iruta izindi ari iswala y'itegeko, hanyuma iyo swala y'itegeko ikaba nziza isariwe Makka. Naha ngaha salatu duha iba nziza, cyangwa se ni hahandi bifite uburemere bukomeye iyo isayi mu gihe cy'ubushyuhe, muri ka gatondo izuba riba ryacanye. Kuyisari ni gihe cyiza cyo kuyisari. Kama fi qawlihi sallallahu alayhi wasallam, ibi bintu ntabwo tubivuga bivuye mu bitekerezo byacu. Dufite intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yasize itanze amana, yasize yuzuje idini nkuko Allah yayimuhaye, nkuko yabivugaga al-yawm akmaltu lakum dinakum, uyu munsi idini riruzuye. Ibi rero ntabwo ari njye wabivuze wenda mu gihe gishyushye, ahubwo ni intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ivuga ati salatul awwabin
iswala y'abantu begereye Allah, abantu begereza Allah. Hina tarmadu alfisal, ni hahandi ugenda ukumva ingingo ziri gukocoka mu gihe gishyushye. Iyi ni hadithi ituruka ku ntumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Hanyuma umwanditsi amaze kutubwira igihe isengwa, amaze no kutubwira igihe cyiza cyo kuyisara, amaze no kutubwira umwanya imara. Hanyuma agiye kutubwira noneho uramutse twavuze rak'ebyiri, uramutse wongereyeho inzita ala rak'atayn, ese uramutse wongereyeho zikaba rakenye ku muntu ufite umwanya, huwa khayrun lak, arakugira inama nziza ko ibi ari byo byiza kurushaho. fakullu sajdatun yarfa'uka Allahu biha daraja, buri sujud, buri kubama kose Allah kuzamura mu ntera. Wa yahuttu anka biha khati'a, ndetse akanakubabarira n'ibibi. Burya n'ujya ujya kuri ruku ujye umenye ko Allah ari kukuzamura mu ntera. Ni nayo mpamvu abantu benshi basari bahozaho iswala baba bafite icyubahiro cyabo, kabone n'ubwo nta mafaranga baba bafite. Burya umuntu ubona hano mu swala ari gusari lazima iswala, uramubona ukamutorera isalamu, ukabona ni umuntu ukomeye cyane, utitaye kureba ngo afite angahe, utitaye kureba imodoka aparitse hariya, kabone n'ubwo yaba yambaye kamambiri icitse, ariko kubera ko alazima iswala, asujudu, asarira kanyinshi, Allah muzamura intera, ibiremwa bikamwubaha, ndetse nawe ukamwubaha nawe akakubaha. Uko niko Allah yagennye iyi si bavanywe wa Islam. Icyubahiro aho tugishakira ntago ariho kiri. Allah aratubwira ati walillahi al-izza, icyubahiro ni cya Allah, wali rasulihi, n'intumwa ye, walil mu'minin, n'abemera Imana bafite icyubahiro, walakinna almunafiqina la ya'lamun, ariko indyarya ntago zibizi. Hari abantu benshi bashakira icyubahiro mu mamodoka cyangwa se mu bintu bihenze. Allah ashobora kubiguha tab'an, masha Allah, ni byiza, ariko ukaba nta cyubahiro ufite, ukaba udasa nabyo. Ariko ushobora kuba ufite kamambiri imwe cyangwa se igipapa kimwe, ikanzu imwe ya witiri, ariko ukajya uza hano abantu bakakubaha bavanywe Islam. Allah niwe utanga icyubahiro. Kubw'ibyo rero uko usujudu, Allah agenda kuzamura icyubahiro. Si n'ibyo gusa, akaguhanagura n'ibyaha. Bavanywe Islam, turangwa n'ibyaha aho tuva tukagera. Umuntu aramutse akwicaje akakubwira ati kuva mu gitondo kugeza ubu ukoze ibyaha bingahe, nta nubwo wabibara. Umuntu ashobora kuvuga ati nta muntu navugishije, nta bantu barebye hariya ku muhanda, ni benshi. Si n'ibyo gusa, ushobora kuba wiriwe mu rugo, telefone gusa kuvanaho stati, ibintu wabonye, ibintu banditse, subhanallah, Allah ajya tubabarira kubera ko kiraman katibin, hano haba hari abamarayika bandika buri cyo ubonye, icyo uvuze, aritsamuye, arebye mugenzi we, atindijeho amaso amase. Ibi bintu tuzabisanga ku bitabo byacu ku munsi w'imperuka. Subhanallah, Allah turinde tuzasangemo bya bindi byiza. Hanyuma Allah akakuvanaho bya byaha bigiye bitandukanye. Ibi ni byiza dusanga muri izi swala bavanywe Islam. Hanyuma watujazi bilkifaya alwarida fi alhadith alakhirah, ndetse akanaguhundagazaho n'ibindi twasanze mu yindi hadith ya y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, igira iti yabna adam, yewe mwene Adamu, salli li min awwal an-nahar, senga mu gitondo cya kare cyangwa se mu gitondo cya mbere, 4 rak'atin akfika akhirahu. No kuvuga ngo yewe mwene Adamu, Allah aratubwira ati tumusenge mu gitondo cya kare cyangwa se mu munsi ugitangira, hanyuma biba biguhagije umunsi wose. Birumvikana ko ya maksidi ugira twa tuntu twa hato na hato, wamaze gusari duha, Allah abaguhagije, arakurinda, ingingo zawe arazirinda. Hari umuntu ushobora kwifata akaba ahagaze ukahita ubona aravunitse. Twese tujya gutawariza ku makaro, nta muntu uba ufite garanti yuko atasiga akaguru cyangwa se akaboko. Benshi impfu muri iki gihe cyangwa se abantu bambaye sima benshi dusanga badakina umupira. Uramubaza ati se byagenze gute kudakina umupira? Ati naragenyerera ku karoba gatoya gusa. Allah rero abaguhagije mu gukora izi swala, usibye wenda ibyo yanditse cyangwa se ibyo yakwandikiye nk'ibigeragezo. Fahurriyun bina almuhafazatu alayha,
umwanditsi aratubwira ati tugerageze gufatirana iyi swala raka ebyiri cyangwa se kuzamura, wa dalalatul akharina alaiha, ndetse bibe n'impamvu yuko abantu bagukuraho umurage mwiza. Hari benshi twagiye dukuraho umurage mwiza tubaziho ikintu, kavuga ati uriya muntu tumuzeho gusiba, kubera gusiba cyane mpaka akagutera kuraje nawe ugatangira ugasiba. Linaksibu al-ujuru al-azima, ibi byose tubikore kugira ngo dufatirane iki? Dufatirane ibyiza byinshi. Nkuko nababwiye ko dukora ibibi byinshi, tubirenzeho ibyiza byinshi. Min khilali tatbiqiha, mu gihe turi gukora iki? Turi gutunganya izi gahunda cyangwa se turi kuzishyira mu ngiro. Wa da'watul akharina ila fi'liha, sinibyo gusa bavanywe Islam. Ntuzasari salatu duha ubona wayifatishije utangira utuka abandi ngo ntabwo wasari salatu duha, ahubwo ujye usabira mugenzi wawe unamubwira uti eba iyi swala ni nziza ifite ibyiza nk'ibi ngibi, nibirangirira ahubwo ujye uzamura n'amaboko uvuge uti ya Rabbi, inshuti yanjye yifashe isari iyi swala, kubera ko umuntu kuyoboka cyangwa se kugukuraho ibyiza cyangwa se icyo kintu akagikuraho akagikora, khairun laka min humuri ni'am, ni byiza kuri wo kuruta umukumbi w'ingamiya zitukura. Ngahibaze rero usaye iyo duha wibwiye mugenzi wawe nagiye ayikoresha, ni byiza kuri wo kuruta uwo mukumbi. Wama ajmal an yakuna dhaman istiftahu sabahaka tilka as-salatu al-mubaraka. Ese bingana gute cyangwa se wabinganya iki utangiza igitondo cyawe n'amaswala yuje imigisha ingana kuri? وهي من سائر التطوع الذي يحصل به تكميل الفرائض. izi swala tuba turi gukora nk'uko umwanditsi abitubwira nizo ziza zikuzuza za swala z'itegeko twagiye dukora rimwe na rimwe nitumenye igihe twazirangije. Ngira ngo nkunze kuvuga iki kintu, twese nta n'umwe bitabaye kumara gusara iswala y'itegeko namenye igihe yatoreye salamu, akicara akavuga ariko se harya natoyise harize nasoje gute? Ibi bintu bitubaho cyane, imitima yacu biri ahandi, ibiri mu PS, biri mu mafaranga, ariko iyi swala irazi kuzuza hahandi, kubera ko ku munsi w'imperuka ntabwo uzigera utera urutambwe utarakora iki? Utarabazwa iswala yawe. In saluhat saluha al-a'malu kulliha, nitungana ibindi byose bazabyirengagiza. Ariko iyi swala y'itegeko nibasangamo ibihanga kazaba kabaye, ubwo bazatangira barebe iswala z'imigereka ukora ni zingahe, ntazo, kizaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ariko niziba zihari izi swala duha ihari, bazavuga ati afite na swala ya duha muyishyiremo turebe ko umunzani waremera cyangwa se ibi bihanga byavamo. Ese binganya iki cyangwa se ubinganya iki izi swala zizaza zikadufasha mu gutunganya iswala twakoze nabi? Wa tarfi'iha, zikazizamurira intera. Fakam min alkhairi sajdatu satajiduhu indama yakunu hadha al'amal manhajan lak. Ese bingana gute cyangwa se ibyiza bizangana gute ibintu ubishyira muri gahunda yawe ya buri munsi, cyo bita routine fi hayati, mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ni ukuvuga umuntu urangwa na gahunda ubona ko harimo iswala ni umuntu ufite ibyiza byinshi bavanywe Islam. Fa iyyaka an yatasallal ilayka al-kasal, umwanditsi aratubwira ati uramenye ubunebwe ntibuzigere bugurusha imbaraga. Au taswif an hadhihi al-khair al-azim, cyangwa se uvuga ati nzaba nyisari bana nzayitangira kuwa mbere, hera nonaha. Ese igihe nikigeze bavanywe Islam? Allah aratubwira ati alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. Igihe nikigeze cyo gutangira umuntu akavuga ati ngiye gusana indi seri. Ese hari ikindi gisigaye kureba bavanywe Islam? Ntabwo tumaze kubona ibintu intumwa y'Imana yavuze ati antalid al-amata rabbata. Ntabwo tumaze kubona ababyeyi bibyarira basobuje, umubyeyi akabyuka saa 11 kugeza saa 12 ategereje umwana yabyaye akamwosa akamunera, ariko ategereje kamuha igihumbi bavanywe Islam. Wa antara al-huffat al-urat, kubona abantu b'abakene b'abashumba bubaka inzu z'imitameno, niki gisigaye bavanywe Islam? Igihe Jibril alayhi salam yabazaga intumwa y'Imana
ibimenyetso by'umunsi w'imperuka nibi, dutegereje iki bavandimwe b'Isilamu? Hera nonaha uvuga uti ejo butinze gucya ntangire gahunda zanjye. Hanyuma umwanditsi akatubwira ati fasalatu duha hiya salatu al-awwabin, iyi swala ya duha ni swala y'abantu biyegereza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Nubona utayisari ubwo umenye ko mu biyegereza Allah ubwo uri inyuma. fakun anta wahidan minhum, gerageza ube umwe muri abo ngabo. al-awwabin, awwabin ni abantu biyegereza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. wafaqaka Allah wasaddadak, umwanditsi akadusabira iduwa nziza, subhanallah, adusabira iduwa nziza tubwira ati wafaqaka Allah, Allah guhe tawfiq uyisari, kubera ko hari igihe dukora ibikorwa byinshi cyangwa se tukabura ibikorwa byinshi kubera ibikorwa twagiye dukora, tukagira hirman cyangwa se tukagira igitangira, ugasanga umuntu amaze imyaka adasari salatu duha, atari ukubera indi mpamvu, ari ukubera ibyaha byamubase, Allah akagira haramu kuri we gukora iki? Gukora salatu duha. Ibyo bintu ntabwo ari igitangaza ko n'abatubanjije beza salafuna salih bagendaga babuzwa ibikorwa byiza bitewe n'amakosa bagenda bakora, kandi amakosa bagenda bakora ntabwo akomeye nk'ayacu bavandimwe b'Isilamu. Umwe mu bamenyi hafidhahullah, Allah amurinde kandi anamuyobore, anamuhe n'ibyiza, aravuga ati nigeze kubuzwa, Allah yigeze kugira haramu kuri njye gusari qiyamul layli mu gihe cy'amezi 6 kubera ikosa nari nakoze. Iryo kosa ni irihe? Ni igihe yari ahagaze ku murongo cyangwa se ahagaze ku safa, agiye yumva imamu ukuntu abayimamu rimwe na rimwe tutishimira amajwi yabo cyangwa se ibisomo byabo, ugatangira njye sinkunda ijwi ry'uyu muntu, sinkunda igisomo cye. Icyo cyonyine nicyo yakoze. Hanyuma tugarutse kuri twe subhanallah, Allah dusitire, nas'al Allah al-afiya, Allah dusitire ibyaha dukora, byibuze ibitutsi dutuka imamu uhagaze aha, arahagarara atangira gusaruza, uriya nawe nene se nimba Allah atatworohereza ukabona nagisari niyo qiyamul layli muri ayo mezi 2, urumva atarakugiriye imwe bavandimwe b'Isilamu? Umva icyo cyaha cyonyine. Ngesi ntabwo nkunda iki gisomo cy'uyu mumenyi cyangwa cy'uyu muyimamu. Twe twavuze ibingana bite? Reka tugaruke muri Ramadan, twavuze ibingana bite? Turamutuka. Hari nabo tuvuga ngo asoma aganira, baraganira ukajya wumva ari umuswari ukajya ahandi. Ese twe Allah agiye kuduha hirmani yaduha, ariko menya ari nayo mavuta swari qiyamul layl, dufite ibyaha byinshi bavandimwe b'Isilamu. Nas'alullah salamata wal afiya.